tuzi imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo Ambassadors of Christ turashima nyamara kuri bamwe ntibyumvikana ukurikije ibyago twagize uvuze gushima ntibyumvikana neza ariko nshuti utuje neza ukibaza iby'iriya mpanuka uyu munsi ni umunsi w'umunezero ni umunsi w'ibyishimo Imana yaturemeye abandi insengero zimaze iminsi zarafunguye ntabwo bajyaga musenga ku cyumweru uyu munsi bagize amahirwe yo kongera kuba mu rusengero Imana idushyiriyeho rutari urwahawe uburenganzira na meya ese ashimwe cyane iryo zina rero rirahumuriza kubera ko buriya ibintu byose bigizwe n'ijambo amagambo arababaza kandi amagambo aranezeza ibintu binezeza igihe kinini biva mu byo imbere na mbere mu byo wumvise utari wanabibona ukababazwa ukababara cyangwa se n'ibitangiza ibyishimo bishobora kuva mu ijambo ukanezezwa n'ijambo ubundi rikazanahera ntiribe ariko ryakunejeje ariko iry'Imana ryo ntabwo ari uko nguko ese ashimwe cyane iry'Imana ntabwo ari uko nguko niba bidashobora kubeshya bivugira bikora ese ashimwe cyane kubera ko hari impamvu umuntu agenerirwa ibintu kubera impamvu ebyiri rimwe ashobora kutabyitaho icya kabiri bishobora kumunanira Imana rero ni Imana yitaho cyane aririmbyi bavuze ngo mba hafi kurutaha umwambaro nambaye ndetse menyera kure ibyo nibwira ntari nabimenye iryo ngiryo ihumure ryacu rikomeye cyane niko umugaragu w'Imana umwe yavuze ngo hahirwa ishyanga rifite Uwitekaho Imana yabo ese ashimwe cyane umwe yavuze nyine batabizi icyo kora ubwo ni amahirwe yavuze ngo hari ibihugu bibiri ngo bigira Imana ngo kimwe ni Isiraheli ngo Imana ya Isiraheli ngo nta kindi gihugu kigira Imana yitwa Imana y'igihugu cyabo bari Imana ariko atari igihugu cyabo Abanyarwanda rero tugira amahirwe kubera yuko ntabwo aho Imana ya Isiraheli ngo aho n'iy'u Rwanda ariko kubera ko tuyigira iyacu ni byiza cyane Yesu ashimwe cyane kugira ngo tugire amahoro asesuye Yesu ashimwe cyane tugira umugisha dufite igihugu gikunda abaturage bacyo bongeyeho kubaha Imana ibintu byagenda neza kubera yuko ibyo igihugu gitekereza ku baturage bacyo ubundi n'Imana nicyo yifuriza umuntu ariko mujya mubibona igihugu kiragerageza nari nganira n'abantu bo muri VUP ejo bundi bari mu cyiciro cya mbere cy'ubugihe igihugu gishobora kugutekereza ariko we ntutekereze kiragutekereza kigafata amafaranga kigafata inguzanyo kigashyiraho uwo musaraba kugira ngo uve hahandi wari uri ariko bamara kuguha amafaranga ukagenda ukayagura icupa amavuta y'umugabo namuraye ku Burundi ngo urorereze ubusa bukimara gahunda y'igihugu ndetse n'Imana bwa burere bwawe ikabijyana mu burere bwa burere bwawe utakwiye mu muryango bugatuma amahirwe yawe arangirika ariko niba umuryango wacu twarahavanye amahirwe yo kurerwa turi abantu bigira biha agaciro bubaha Imana ya mahirwe azaza tugirira akamaro kubera yuko twatujwe wa murongo Yesu ashimwe cyane haleluya
ndashaka yuko tuganira ku magambo ari mu itangiriro, ubundi yari menshi no gutegeka kwa kabiri tugasoza n'ubu, ariko ndacamo. Ndabona mwese mutaje mu rusengero mudafite Bibiliya. Undi uzi gusoma vuba ngo umuhe iyanjye asome. Umutwe w'amagambo aravuze ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Somo rya 17 usubire kwa mbere. Uwiteka Aburahamu amaze imyaka 99 avutse. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganire rwose. Nawe nshaka kugarukira, komeza ugere ujye muri 49 bere ku murongo wa mbere, ucyo ni kirekire. Ni umurage wa Yakobo araga abana be agiye gupfa. Umurongo wa mbere. Aravuze ngo Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati, nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera. Nimuterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isiraheli so. Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware kuko wuriye uburiri bwa so niho wabuhumanije yuriye indyamo yanjye. Simiyoni na Lewi ni abavandimwe, inkota zabo ni intwaro z'urugomo. Umutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa. Bwiza bwanjye ntugafatanye n'itorero ryabo, kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimara agahinda abanyiminyago. Abo bose n'imiryango y'Abisiraheli uko ari 12, ibyo ni byo se yababwiye, abasabira umugisha, umuntu wese amusabira uwe mugisha. Kugira ngo kumva amagambo y'umugisha, ndagusaba rero kugira ngo hatagira n'umwe muri twebwe wasoza tumvise, ahubwo buri wese yumve umugira ukumaro, kandi ijambo ryawe rigira ubutwara aha ngaha, kugira ngo risanganye imitima, yishyire ku murongo, kugira ngo bitume tugubwa neza, tugahisha n'abandi umugisha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umubyeyi muzajya mubona ababyeyi bagiye kuraga, ubu ntibakinaraga, ubu ntibakigira ibintu byose bisigayeho ni pirate. Ni pirate n'umubyeyi ubu basigaye bakareba n'umwana wenda ufite ubushobozi, bamwubakiye inzu akaba ariho ubutware, atari uko abona yuko ari ushoboye kuzahuza barumuna be n'abakuru be n'abashiki be. Ariko kera umubyeyi yarebaga abana. Uyu mugabo yari mukuru, wo twabonye hariya, uyu nguyu bise Rubeni, niwe wari imfura ya se. Ariko yavuze ngo ni nk'amazi, kubera ko hari icyo yakoze, nta buryo yamubonye yuko adashoboye, ntiyaba umutware. Ndaza kurega ko aho ngaho nk'uko nagiye nkurikiza amagambo twavuganye. Imana yahamagaye Aburahamu
iramubwira ngo ave mu gihugu cy'iwabo. Igihugu kigira ibintu bikigize. Icya mbere kigizwe n'umuryango, n'abantu mubana, abantu muvukana n'inshuti n'abavandimwe. Icya kabiri gikomeye cyane kigizwe n'umuco. Ibyo bintu byose rero kugira ngo bite birumva birakomeye cyane, kugira ngo usige inshuti, usige abavandimwe, usige abo mwabanye, usige n'umuco w'iwanyu, birakomeye cyane. Ariko Imana kugira ngo Aburahamu ashobore kuba umugisha, yagombaga gusiga igihugu cy'iwabo, agasiga ibyo byose, ubundi ari umugisha kuri we, akagenda akaba inkebo. Ubundi ko bavuga ngo umuhebo y'umuryango waba inkebo. Nako ni wabo, dore ko bana nubwo barawutunze ariko babyaraga nabi. Babyaraga nabi. Ise yari afite abana babiri, umwe yapfuye, hasigara Aburahamu, hasigara n'agahungu yarabereye se wabo Karoti. Imana ikamubwira ngo basige. Aburahamu nawe yagize imyaka 75 atabyara. Ariko Imana yahamagaye uwo muryango utororoka kugira ngo izawuhindureho amateka, amenye ko Imana ishobora byose. Gutegeka kwa 2:28. Yesu ashimwe cyane. Imigisha n'imivumo. Itegeko uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho. Niwumvira Uwiteka Imana yawe. Niwumvira Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyobora, izagusumbisha ayandi mahanga, kandi imigisha yose izakuzaho. Ahita yisobanura neza ngo imigisha yo mu kiraro mu nka, imigisha yo mu murima, imigisha yo mu bucuruzi, imigisha y'abana bawe, kubera ko wumviye. None niba warumvira agaso akakuraga umurage uruta w'abandi, kuki utakumvira Imana ko ishobora byose nayo ikaguha umurage ukunejeje? Abantu benshi rero barakora ariko batubaha Imana, ibyo bakoze bikaba mu muvumo. ngo ujye ukora gusa ngo ibindi ngo biziza bijya hehe? Mbere na mbere niko birivuga umurongo wayo wa mbere na mbere Imana. N'ubanziriza ku Mana, n'Abanyarwanda bajyaga babivuga, iyo wenda yabaze ngo nta gutanze nabanje Imana. Nuko we yabanje Imana, ibindi byose byagize gute? Ibyo byose byahindutse ubusa. Yasashimwe cyane. N'uwumvira Uwiteka Imana yawe, iyi migisha yose izakutubonye. Yakobo ari maraga, imigisha yagiye ayivuga ayitanga akurikije ibyo bakoze, uburyo bitwaye, uburyo bagenze. Nababwiye igihugu, babwira n'Imana, bwa nitore. Yasashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Dufite umugisha. Abantu benshi, reka nsoze isezerano rike ntabwo ntigezemo, ndagarukiriza ngaha, ariko turanarisoma gatoya twihuta. Dufite umugisha. Navuze ngo bamwe ni bato, hari ibyo batazi. Tugenda ahantu tutazi, kandi iyo umuntu agiye mu ishyamba atazi, aca inkoni y'igiti atazi, ubundi atari inkoni yitwazwa, kuko wagiye mu ishyamba utazi. Ariko Imana yaduhaye isezerano ko izajya imbere yacu ikatuyobora nituyubaha. Yesu ashimwe cyane. Igihugu ni umubyeyi wacu, ni we nyina w'iyi mibiri yacu. Niyo mpamvu irasigaramo. Igihugu cyacu, hari umugabo umaze iminsi navuze ngo ndashaka abana, avuga ku guterekera no kubandwa. Hari n'abakuru batabizi ngo kubandwa ngo ni ukomatana. Abantu bajya bakurikira uwo bita Rutanga rw'ubukungu n'abandi nkabo bose, ngo ni ukomatana n'abazimu n'Imana y'u Rwanda. Ariko atari yayindi, kubera ko imandwa ntabwo ari Imana y'u Rwanda, ni ikindi kindi. Yesu ashimwe cyane. Twagiraga igihugu cyiza kigira indangagaciro nziza, cyubaha cyangwa ibibi,
cyita ku bakene gikunda kwigira. Ariko mu mangwa abakuzeho gatoya barazizi. Imandwa zageraga ibintu bitanu. Icyambere iyo bagiye kubandwa, kandi reka nirukankeho gatoya kugira ngo ntaza n'ibifite iyo biturutse. Ubundi kubandwa ntabwo ari idini ry'u Rwanda, ni ibintu by'abacwezi, kandi abacwezi ntabwo ari abanyarwanda, imiryango biba bizanye. Ryangombe murabizi cyangwa murabyumva amateka bo mu kinyejana cya 15 igihugu cyafashwe n'abakongoro baturukaga mu majyaruguru y'igihugu yongiye mu burengerazuba muri Kongo. Ariko kugifata ntabwo ari ukundi, habaye amakimbirane y'ingoma ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare. Amakimbirane y'ingoma yaba ingoma bamara yishaka avuga kubera ko ari mukuru, avuga ko ari agomba kugira haziramo n'abandi bavandimwe. Ingoma bayiraga nyine Ndahiro Cyamatare, bagirana amakimbirane, bajya gukora kuri abo ngabo, barabazana bica umwami n'ibikomangoma n'abagore b'umwami. Abo mujye muri Zambura bita ngo ni mwiko y'abakobwa, aho ngaho niho biciye iminyago ya nyuma y'abagore bari batwaye. Igihugu gihura n'ibibazo. Icyo gihe ntabwo babandwaga na Nyabingi, bahinduka abana b'Imana. Murabizi ba mama wanyu kandi kuvuga abantu ngo byahindutse igituku, byahindutse igitutsi. Ubundi ni ba mama nyine, kubera yuko niyo mvugo tuvuga muri kino gihe. Ikinyarwanda rero buri hari igihe kugira ngo uyu muntu avuze ngo nyoko akavuga ngo umugore bihinduka igitutsi, ariko nicyo Kinyarwanda ubundi. Ntabwo ari mama kuko mama ntabwo ari Ikinyarwanda. Cyangwa mama, ba mama kandihuze ba mama yo barayikoreshaga. N'ubu ngubu warishimye uyu mwanya mwiza duhaye kugira kwera. Bumvise mwa mu magambo menshi yadushyize mu rujijo, kuko ari akanya gato tutasobanukirwa kuri bimwe, ariko Umwuka Wera arasobanura. Aravuze ngo naza azenda kuzaba biduhe kandi azadusobanurira byose. Reka buri wese Umwuka Wera amugereho, amusobanurire kandi amushoboze kuba muri gahunda y'umugambi wawe. Uyu muryango mwami, aba basaza, aba bakecuru, aba bana batoya, kugira ngo nyine Imana usanganye imitima yabo mu buryo bwo kukubaha. Urakoze Mana Data, mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Endereza Yesu Yesu Imana wendiga Yesu omusai goma zizane Ariko nta muntu waba wumva avuga ati yafashe ingamba ndashaka kuva muri uwo muvumo, tukamusengera. navuga ngo iyo dusa n'abafata umunsi wose, kuko bibaye nk'ihurizo cyangwa urujijo, kumva ibintu biragucanze, kumva muri ariko si biko ntabyumvaga ibikuno. Ariko umuntu wese ugiye gusenga Imana cyangwa wegera abakuru bakuyihore, bakubwire bati biko numvise bimeze gutya, ko ntari mbizi ibyo ari byo, ariko mwumvise ko tuvuga ahantu hakomeye. Ariko ngo Yesu yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. N'umwizera ugakiranuka, ibindi tubimuhane. Yesu ashimwe cyane, kuko ijambo rye riravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data. Ubwo rero turi mu nzira yo kujya kwa Data, kandi hari amategeko cyangwa hari amabwiriza tugenderaho. Ngo nitwumvira Uwiteka Imana tuzahabwa umugisha. Rero buri muntu wese agiye gukora ibishoboka byose, yumvira Uwiteka, ucukumbure mu mutima wawe, ucukumbure mu bwenge bwawe, uvuga ngo ariko handatunganye, ahari sinari ntunganye. Ugerageze kugira ngo ujye mu nzira neza, kugira ngo uzahabwe umugisha. Hari ibyo wakora ukabona birayoyoka, ariko twamenya ko bigenda biva. Ariko Imana ishimwe kuko n'aka gatoya tukumvise. Rero icyiciro cya mbere turagishimye kuko ijambo ry'Imana,
kandi ni ukuri dushimiye Imana ko nahoze ntekereza ngo ikindi gihe tuzabigira ngira ngo wazabitegura ari kare tukabanza tugaha umwanya ijambo kuko rirakora ahantu kumva hari ibyo utarimo kumva neza kugira ngo tubisobanukirwe nka Yohana yaratangiye gutangira kubaza kandi kubaza ni ngombwa ariko igihe ni gitoya ariko nitwongera gutegura tuzatanganamo n'imyanya kugira ngo abantu basobanuze ibyo batazi kuko hari igihe nibyo yatubwiraga ngo ujya mu ishyamba atazi ngo atema igiti. Ariko Imana ishimwe kuko dufite ibyiringiro by'uko hari Imana yacu dukunda. Ese ashimwe cyane. Iki cyiciro rero cyo gusenga turagishoje, tugiye mu cyiciro cyo kumenyana, kwibwirana, kuko niyo yari nyamukuru nubwo ijambo ryo ryari ry'ibanze, ariko intego yari ukwibwirana nk'abaje nyuma ngira ngo nabivuzeho gatoya. Ni umuryango wihuje tuva inda imwe ariko tukaba tutazi ngo dupfana iki. Hanyuma abana bifuza ko tuzahera hano kwa shangazi kugira ngo ni nkaho bagize wenda nka kure cyangwa kubera impamvu, ubwo nazo turi buzi basobanurire. Ubwo tugiye kugerayo muri icyo gihe cyo kwibwirana. Rero dufite igihe gito kuko twifuje ko dusoza saa 8 tukaba duhamutse abari Kigali. Byongeye kubyihutisha ubona ari bubihe ashobora gutinda nk'umuntu mukuru, ariko ambabarire n'ubundi ndi muri umunawe. Nziza mwiza mwiza ugira umunsi mwiza sabukuru nziza hanyuma turasaba kandi hari abajya kure, ariko intego yari ukuvuga ngo duhure twamenyanye, ariko nyamukuru yareye ntitwigeze tubimubwira, ariko turavuga ngo reka tubihwanyirizemo tunamushimire ko yatugiriye neza, yatubereye umubyeyi. Ubukwe bwa Martine murabuzi mwarabutashye, bwabereye hano n'ibindi byagiye bibaho. Rero niyo mpamvu twagushimiraga tuvuga ngo warakoze kutubera umubyeyi, warakoze kuturera, warakoze ku mpuguro waduhaye, warakoze ku nkoni wadukubitaga, warakoze bwa byinshi. Tutabikora ntabwo tuba tumeze uko nguko turiho. Rero turabigushimiye. Imana yo muje ikomeze kukurinda, Imana yo muje ikomeze. Ubwo ndimo kuvuga ntegereje bya gahunda zindi zikurikira, izo mbonye umwana acishije tubirangirize rimwe. Ubwo twaguteguriye nyine n'impano. Hari igihe hari umuntu nari ndimo numva nimugoroba ndi kwa pasiteri Munyabugingo, nawe yashimiraga ibintu byakozwe, avuga ati twabuze izina twabyita. Hari ikintu umuntu agukorera ukumva ubuze uburemerezi wagiha cyangwa se uburyo ukita. Rero natwe nuko twabikoze uko nuko nguko nyine nta mbuze uko mbivuga. Rero dukora ibi twakugeneye n'impano kugira ngo zigeze umenya ngo ufite abana, ufite abuzukuru, ufite ababyara, abisengeneza, ufite abo bereye nyine, ufite abana. Hari ijambo twashyize kuri intego nuko nta isomye mu Migani 17:17 mu inshuti berayeho gukura abandi mu makuba muze kuyasoma. Ariko umuntu afite umuryango ungana gutya ari wowe cyangwa undi, hari icyo waba ntacyo ushobora kuba. Ari abantu bahuje, ari abantu bajya inama, ari abantu bakundanye, ntacyo wabura. Rero ni muri ubwo buryo twaguteguriye impano, tubavuga ngo reka naka tukagukorere n'abandi nuko bizaza. Kandi mbabwira ngo buri mwaka nababwiye nuko wenda hari abatari bahari, twabisabwe n'abana bari babisengeneza babereye ba nyirakuru babidusabye, turavuga ngo n'ubundi mukoze ikintu twategereza ko cyatunaniye. Rero buri mwaka tuzajya tubikora kugira ngo tujye dushimira Imana yuko tunariho, ariko dushimira Imana ko n'ababyeyi bacu bakiriho. Yesu ashimwe cyane. Rero ni ibyo ngibyo twakoze.
abanyeshuri bahagaze mu mazu bakora bigire hino nabo bafate ifoto bakoze cyane hanyuma Imana ibaha umugisha mwese mwitabire kuza hano ibintu kuba tubikoze ntabwo ari bishyashya cyane kuri mwebwe nta nubwo kandi ari ibintu bitangaje cyane wenda twashatse gukora ariko twabitekerejeho ngira ngo hashize nk'amezi 3 tubitekereza tubigambirira ariko rimwe na rimwe ntibikunde ariko turashimira Imana umunsi ko byakunze ntacyo twigeze twumva n'ijambo ry'Imana reka twese tuvuge ngo amen amen. Hanyuma rero turashimira Imana ko byakunze uyu munsi nyamukuru cyane mwakomeje mubona bavuga ngo abana b'uyu mukecuru abuzukuru cyangwa se abisengeye neza twabikoze mu rwego rwo kumushimira reka tubivuge mu mazina twabikoze mu rwego rwo kumushimira kandi rero nihereho ndibaza ari njye wabwiye bano bantu bose ngo muzaze dukore kino kintu abandi bashyira mu rujijo mumbabarire mutanagwa kuko ibyitwa surprise cyangwa gutungurana ntabwo babivuga mu mazina reka mbasabe imbabazi mvuye hejuru kuba nabashyize mu rujijo ngo no kumenyana nabwo si mwanimenya ariko cyane nabitekereje nshaka kugira ngo uyu mubyeyi wanjye nanjye mushimire cyangwa nawe yishime twongere ngo amen. Mbivuga bisa nk'ibyoroheje ariko nabonye byagutse kubera ko mwitabiriye muri benshi. Imana ibaha umugisha. Reka nsubiremo ngo Imana ibaha neza bakoze. Iyo mutaza ntabwo byagusaba ariko mwakoze. Shimire buri muntu wese mvuga guhera ku muryango wacu aba bana bose bagiye babona babereka bakoze kino gikorwa kandi bakakigeraho uyu munsi Imana ibaha umugisha. Rero shanga turagushimiye. Ahantu handitseho ngo mwabonye ukuntu handitse mubyeyi warakoze. Ntabwo dufite ikintu kinini twaguha nihereho njye sinabura n'icyo ngo mwabonye abantu benshi mwanahibuka mwabonye ukuntu agize ubukwe bwiza ko mujijitse nka mutabibonye rero byose byaciye mu biganza by'aba bantu ariko ntahagurukiye muri ubu Imana iguha umugisha nitaye nashyize ibindi bintu ushingira cyangwa mvuge ndondeho byinshi bijyanye n'ibindi ni ukuri Imana yo mwishije umugisha byari kuzambabaza amagaze hano mvuga yapfuye mvuga ngo yagize neza byari kuzanira igikomere ndimo kumuvugira ejo atakinyumva mubwira ngo shangaze ari umuntu mwiza yangiriye neza byagenze gutya byari kuzambabaza uwo munsi mbivuga atakinyumva Imana ishimwe ko mbivuze akinyumva Imana ishimwe ko mushimiye afite amatwi yo kunyumva kandi akimbona shanga Imana iguha umugisha nanyuzwe guhera nyibana nakugeza n'uyu munsi ndacyanyuzwe Imana ikomeze ikumere uburame rero mu by'ukuri wangora byinshi byiza nari burondore nari buvuga mu mazina n'ubundi kubikora wari umubyeyi agomba kubikora ariko nanone si byari itegeko ntawe ari kumufunga buri mwe Imana iguha umugisha ntabwo nkunejeje nk'uko wanejeje ntabwo nkoze kimwe cya kabiri cy'ibyo wankoreye ariko ukonje nuko nguko nuko nashaka ko umutima wanjye uhora waranyuzwe n'ibyo wakoze nashaka ko umutima wanjye wanyuzwe ko umutima wanjye wishimye umutima wanjye warishimye uragutse nubwo nakora byinshi umwana ashaka gukorera umubyeyi wenda mu bushobozi ariko ndacyari muzima Imana ikiturinze hari byinshi bishobora kuzaza ariko icyo nashaka kwereka nakwerekaga mu mutima wanjye ko nanyuzwe Imana iguha umugisha kandi gukomereza amaboko unarame ibyiza biracyari imbere bavuga ko biri imbere biracyari imbere Imana iguha umugisha namwe mwese ndabashimiye simvuze byinshi hari benshi bakeneye kuvuga ariko icyaneye ibyo byose ni urukundo wanyeretse n'abandi ndabashimiye sinagomeza kuvuga byinshi mama ndamushimiye nawe ni umujyanama wanjye wa hafi cyane akaba n'inshuti yanjye mama mukuru we sinabona ibyo nibabwira babyakiriye hejuru baramwanga ngo tugiye kugufasha duhamagare n'abandi Imana ihemba abagizi baneze bahereza umugisha namwe muri aho ni ukuri Imana ibaha umugisha simfite ukuntu abibasaranganya mwese ariko Imana ihemba abagizi baneze kandi umutima wanjye uranyuzwe nubwo mvuze wenda gutya ariko umutima wanjye uranyuzwe
nanyuzwe n'ibyo ngibyo nanyuzwe n'ibyo yankoreye none rero Imana ibaha umugisha nshimishijwe no kuba mbivuze uyu munsi akinyumva Imana ibahereze umugisha cyane cyane ndashimira Imana yatumye tubaho kandi igatuma tuyibika pasiteri yatubwiye amateka ya kera nkumvise ko yari amateka mabi ariko ndashimira Imana ko twebwe ayo twayatambutse ndashimira Imana kandi ndashimira shangazi turagukunda ndongera gushimira Maritete na Monica nibo bantu babanje kumbwira ibi bintu njye ntabwo nari mbizi nubwo ndi mukuru ntabwo atari ko dufite ikintu dushaka gukora babimbwiye ndabona ntumva ndabashyigikira ijana ahubwo Imana ibaha umugisha abantu batekereze gutya ariko ikintu nshimira shangazi urabizi twese turabizi ko wabyaye umwana ariko wareze benshi baguciye mu maboko natwe tutarerewe aha uradukurikirana shangazi ajya agira cyangwa barampamagaye ambajije amakuru ntabwo andusha amafaranga ninjye ufite akazi ninjye ukora ariko kubera ibintu twirirwamo Kigali sinibuke kumuhamagara ariko nkumva shangazi arampamagaye iyo ampamagaye numva nezerewe numva mukunze kuva ko nanjye mfite ababyeyi n'abandi barampamagara si umpamagara ariko shangazi ufite ikintu cy'umwihariko rero iki kintu twagikoze kugira ngo tukunezeze yego dukurikije ibintu wakoze ni gato ako gato ni ukugira ngo tukwereke yuko umutima wacu twese tugukunda ari abisengereza ari abo ubereye nyina wabo ari abandi bose turagukunda aho uri hose ujya wumva ko ufite amaboko nunagira ikibazo ujye uduhamagara utubwire ati bana ba ndabashaka cyangwa uti bana ba mfite iki kibazo icyo Imana izadushoboza tuzajya tugikora numva tugomba kubikora tukagushimira uko bishoboka kose simvuga byinshi sindondogora twapanze kugukorera iyi anniversary yawe kugira ngo tubone no kugushima ari nayo dusaba Imana ngo izadufashe iduhaze kura tuzagukorera n'ibindi bitari rwose ndagushimiye kuri uyu munsi kuba nkiriho nkaba mbashe kugushima kandi nawe Imana yo mu ijuru bahamagaye bakaza kuko hagejeje ikibazo kibazi ariko ubugiye nabuze aho nabitangirira naho nabigarukiriza kuko hari umugabo hejuru ajya ntangaza ibyo ajya akora wenda ibyo abana bavuga ibikorwa byanjye ntabwo nta n'inshingano nahawe n'Imana kuko abenshi baravuga ngo hari n'abantu bujya numva umuntu akavuga ati nta bana rero mu buzima bwanjye ntabwo nigeze numva nta bana mfite nubwo byarabaye ariko igihe cyageze mbese nicyo bituma basa naho bagize mukuru hano naragiye ndatebuka ndagaruka mama hano ndetse umukecuru yashaje ndaha nanakubwira ngo uyu muntu ngira ngo pasiteri barabizi niba agiye hakurya hariya mpungu byanze namubereye nyirabukwe pe ndetse kuko nawe mfite n'imbaraga murerera kuko nyirabukwe yamugira ntabasha no kumurerera ndamurera afite umuryango iyo mbareba ndanezerwa maze kunanirwa inzu navuze ngo ntayibayemo navuze si impamvu zawe ariko Mana uzafashe kurera abana b'umuryango Mana ntacyo nshinja Imana kuko yarabishoboje kandi ntabwo nayo ifite ibintu ariko ngira umutima mwiza nkunda abana mu buzima bwanjye kandi n'Imana yarabifashe ndabikora aba bana babivuga ntabwo ari umuhango cyangwa n'ibindi bihangisha abana nareze ni benshi kandi niwo ntareze aho mumenyeye njya ngerageza uko nshoboye nubwo ntafite icyo muha ntamugera nkanamuhamagara avuga ngo Mana warakoze kuko sinigeze njya jyenyine ntabwo nashigaje ngo mbisubireho abaye umubyeyi uko bishoboka kose ndanezerwa ariko aba bana ibintu bankoreye ntabwo nari mbizi sinigeze numva banabimbwira barambwira ejo bundi barambwira ngo turenda kuza gukorera umunsi mukuru aho ngo ariko ngo n'iby'umuryango turaza kwibwirana nkajya mbyumva ahandi ubwo ni nkabyo mbabarira uko bati wowe byihorere uzabona tuzi ese ni ugutumira abantu se bati uzatumira inshuti ariko nabwo babimbwiye ejo bundi ubwo mwumva aba bagabo benshi nabahamagaye nababwiye ejo ni ukuri ntabwo nari mbizi Yohana yabanje no kumbwira ati ariko se bimeze bite maze ntukandaze ibintu biza nka sinzi uko biteye nanjye uko uzabibona ariko nza nanjye nzaba nabibonye
ariko Imana yo mu ijuru igira neza ngira ngo abana ntareze nimbarwa kandi n'uwo ntareze njya ngerageza gukunda umwana uwo ari we wese ariko binyeretse yuko ntabwo nakoreye ubusa icyo mbanje gushima Imana yo mu ijuru ntabwo nakoreye ubusa uyu mwana we wavugaga ashaka no kuba we twabanye n'igihe kinini wigeze no kugira nawe aho nkorera aranyereka ko ari umwana wanjye twarahunze ntabwo nkunda kugira impumuro sinshaka azamuka muzi ko Nyakivara bahahaga buri uriya muntu yantunze iminsi ubwo ajya avuga nanjye n'ibyo namukoraga nawe n'ibyo yankoreye yajyaga ajya kumpahira akaza nabuze amahoro undi ku gasozi najya nkubona nkabona babizanye n'abandi iminsi mike ndababwira kugira ngo abana bazagwe mu kibugo nibwo naje nza agakamba asanga yakaremye n'umusaza wanjye niwe muto ni muto iwacu ariko namukorera ibyo ababyeyi bajya kumukorera uyu muntu numara mu kazi wanjye ariko ni nk'umukazana wanjye kuko nibyo nyirabukwe yajya kubaha n'inka bakazana bahabwa narayimuhaye kuko ntacyo ntakora numvaga biri mu nshingano zo kubikora kuko umubyeyi wacu yakundaga abantu ugakunda abana aba bana bose hafi yabo nareze nta matungo ngira menshi ariko kamwe mbonye umuntu akakamba aba bana bamwe narabahaye baba bayakaremye baba Mukankusi Mana yanjye ariko nongeye no kunezerwa ndeba Mushyoma ajye sinjya muca hirya uyu ni Mushyoma iyo mbareba imbere kandi yari yambwiye ati nzaza ariko nkavuga ngo areti urabizi najyaga mbasanga hariya ntabwo nyigeze ndobanura abana baba basaza banjye baba bakuru banjye baba barumuna banjye abana bose mbafata kimwe no kuri uyu munsi ngihagaze nta bintu ngira ariko ngira umutima ukunda kandi ikintu cyitwa gukunda abana ni ikintu kimbamo babyumve bo baranabizi hafi ya benshi rero Mana yanjye kuko Marite turevuga ibyo n'ubundi bwose byari mu nshingano yanjye uretse ko noneho byari benabaye bajya bavuga ngo ubu si yosigara simbikore nabaga ndiki ntazamukorerane niba bari bapfuye nari nasigaye nagombaga kubarera wenda nubwo bitambereye neza nkuko nabishakaga ariko abahagaze ibyo nshoboye nzabikora Mana ndashimye Imana yo mu ijuru itumye bantunguza ibintu ntarinzi ntabwo narinzi iki gikorwa sinarinzi n'ibyo bagambye numvaga baje kwibwirana bamwe ndabazi nkumva abandi bati ntubazi ariko Imana yo mu ijuru yavugiye muri bariya bana bagakora ibi n'abandi nuko batabisobanukiwe ni ukuri nta mpano irenze kuba mwese muteraniye hano impano yo guteranira aha n'inshuti ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha njyewe ndanezerwa ukuntu njya nishima sinjya mbasha kubivuga ngo bigaragare n'ubwo binaniye agiye nkumva amarira niyaje mbura icyo gukora ariko Imana ihemba abantu ibahembe kandi izampera abana kuba nkihagaze kandi njye mbona icyo kubaho ntawe ujya aza mu rugo nta bintu ngira ariko ntabwo njya mbura akantu nk'umwana ngo ndebe ko agiye yishimye nkaba nongera gushima Imana yabavugiyemo Imana yakoresheje aba bantu bose ni ukuri ndi umubyeyi wanyu uko bishoboka nubwo ntahagera nzira kuba umwe hano simbona umwanya ariko igihe cyose ndabazirikana nkaba nongera kubasaba twese duteraniye ahantu abaye hano ni ukuri muzamfashe tujye mu rugo rwa Mukabasinga ni imfubyi ariko ntabwo wenda sinavuga ngo namukore ibyo nakoreye bariya ariko aho mbimenyeye Mukabasinga bindya mu nda nzaza iwawe mbibwiye bakuru bawe barumuna bawe tuze mu rugo rwawe ni ukuri uzajye wishima kandi umenye ko Imana yakubereye byose kandi muhe icyubahiro Imana yo mu ijuru igikora ibintu sinjya amenya kuvuga uko bikwiriye ariko ushimye Imana yashyizemo gahunda aba bana ntabwo babivugira ko ndi igitangaza ariko nakubwira ngo na bene data hano mu rugo ntabwo baraza bavuga ngo nabo bansaba icyo babona nakibona iyo nkifite ndakibaha iyo ntakibahaye mbaha urukundo mbaha umutima mwiza waba atawufite nako nta n'ikibazo nzi Imana ko yangiriye neza kuko uko najyaga nibona mbere numvaga byaba ariko nashimye Imana ko yampaye kurera nkakuza n'utabagenze neza ibyo ni iby'Imana ntabwo ari uruhare rwanjye ibyo ushoboye n'ibyo nkora ibyo ntashoboye si ibyanjye iyi Imana izabikora uko yabiteguye rero nkaba mbashimiye muri ubwo buryo sinabona icyo mpa abana banjye ntabwo nakibona ariko munezerwe nk'uko mumbwiye ko turi hamwe n'ubundi igihe cyose ntabwo njya numva mba jyenyine mpora numva ndi hamwe n'abantu ntabwo nigeze ngira umutima wo kwiheba
nta n'uwo njya ngira nta n'uwo nzagira kandi imyaka ngezemo ntinyemerera kwiheba ntabwo nziheba kuko mfite abana mfite imiryango uko niko numva mu mutima wanjye kuko imbeho ntagira mu mutima ntabwo izaza ashaje ngo bikunde nzahora nezerewe rero mana yanjye ni ukuri bwire na fande nubwo mutaje nimba hamagara ngo bana bamushyoma mujye mu bintu ko mushyoma n'ibyanga nabizi hariho ibyazi ariko ndishimye nubwo mwese atari ko mwaje nk'uko bikwiriye ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kandi izabareshaho kandi muriho kandi muzabaho neza uko mubishaka mwebwe nimutumbira Imana ntimuzatega amatwi se ahubwo muzatega amaso ijuru iryo rifite icyo rizabamarira Yesu arahari wo mu ijuru uruta abandi bose rero Imana yo mu ijuru ntavuze ibintu byinshi ndashima n'inshuti zanjye nahamagaye nkabahamagara kuri telefone ni ukuri kabage Imana ibaha umugisha kuba mwaje bagatunge nabivuze ndaha ntafite umwanya ariko mwabashije kuhagera nubwo bamwe bagize ibibazo ntibaze bitabaturutseho ariko abaje mwese ndabashima Imana yo mu ijuru ibaha umugisha ntarondogoye simfite aho nahera naho nagarukira kuko ibyinshi murabyibonera Imana yo mu ijuru igikora imbere yawe Mana ngo ngushime nzazaniki ndakomeze simfite ubutunzi n'amanone nzazaniki imbere yawe umutima nguyu utware niwo mfite kandi nawo si mwiza ndagusabye unguranire nzazaniki imbere yawe Data ngo ngushime nzazaniki uburyo unyitaho Mana